mu Rwanda n'abanyarwanda barimo imbere mu gihugu ndetse n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu muri diaspora nyarwanda, turi kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muri ubwo buryo rero nk'uko na leta yagiye ibisaba, nuko abakoresha imbuga nkoranyambaga bagomba gushishikariza urubyiruko muri rusange gukurikirana ibiganiro bitangwa n'abakuru, maze bakaganira nabo ndetse bagahumuriza abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hano mu Rwanda hari ibyamamare bifite amazina manini cyane ndetse bavuga rikijyana, bavuga ijwi rigera kure cyane. Nabo ni bamwe mu bashyize hamwe maze batangira nabo gushishikariza urubyiruko guhibuka twiyubaka ndetse bahumuriza, bakora icyo bita isanamitima ku bagizweho ingaruka n'ibisare basigaranye muri ibyo bihe. Ndaza kukubwiramo amwe mu mazina 10 yagiye atanga ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zabo nk'uko bisanzwe rwose, nabo bagashyiramo umusanzu wabo kandi bigira icyo bifasha nk'abasitari n'ibyamamare rubanda rureberaho. Ni benshi bagiye babikora, ariko ndaza kukubwira bamwe muri bo bagera ku 10. Turaza kureba umugabo bita Munyencuza Dieudonné wamenyekanye ku izina rya Mibirizi. Ni umwe mu bahanzi nyarwanda bahumurije abanyarwanda muri rusange, nk'uko atuwe azwiho guhanga indirimbo zifashishwa mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Mibirizi akaba atuwe kandi aririmba mu itorero Impara ryabayeho mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse na nyuma yaho agakomeza kurimba mwari no torero cyangwa se muri korali niko nabyita. Mibirizi rero yagize izina rikomeye cyane, azwiho guhanga indirimbo zifashishwa mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bihe bishize kandi yakomeje ahumuriza abanyarwanda muri rusange, abasaba kwibuka twiyubaka nk'uko n'ibindi byamamare byagiye bibikora, ndetse ari nako siroga y'igihugu cyacu bivuga. Turaza kandi kusanga uwitwa Eric Senderi, nawe umwe mu bahanzi bagiye bagira uruhare mu ndirimbo nyinshi cyane z'isanamitima zifashishwa cyane mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Eric Senderi International Hit nawe ni umwe mu bahanzi bagiye bafasha abanyarwanda mu bihe bitandukanye, yaba ari mu myaka ya kera ishize kugeza na magingo aya ngaya. Hari indirimbo kandi kuri ubu ngubu zirimo nka guhanga si uguhaga yasubiyemo kugira ngo zongere zigire version nziza. Eric Senderi yitanga uko ashoboye. Turaza kandi gusanga bita Watra Jibril. Uyu nguyu muramuzi, ni umukinnyi wa ruhago akinira ikipe ya APR FC. Uyu munya Cote d'Ivoire nawe ni umwe mu basitari baba mu Rwanda batanze ubutumwa bwabo ubwo yari yagiye ku rwibutso rwa Kigali ruherereye ku Gisozi kunamira inzirakarengane bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uwatara kandi yakomeje gukomeza abagizweho ingaruka no kubura ababo. Uwatara umukinnyi mwiza cyane tumenyereye mu ikipe ya APR FC. Turaza kandi gusanga ku rutonde witwa Miss Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Nawe ni umwe mu bafite izina rikomeye cyane, bavuga ijambo rikagera kure. Nawe ni umwe mu bageneye ubutumwa abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 32
agira ati twibuke twiyubaka. Turaza kandi gusanga kuri urutonde umuhanzi Mani Martin, umwe mu bahanzi b'ibihe byose kandi baririmba neza cyane, nawe yagiye akora indirimbo mu bihe bitandukanye zirimo n'izifashishwa mu kwibuka mu bihe nk'ibi ngibi turimo byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku rutonde kandi turasanga witwa Ruti Joel. Uyu nguyu ni intore cyane, akubwira ko ari inkotanyi, nawe yagiye akora indirimbo ari kumwe na ba Mani Martin zifashishwa mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ruti Joel uzwiho kudatandukira, ndetse Ruti Joel uzwiho ubutore cyane. Ku rutonde turasanga kandi umuhanzi witwa Andi Bumuntu, nawe ku butumwa yanyujije kuri televiziyo Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga ze ahumuriza abanyarwanda muri rusange, ndetse abasaba yuko dukomeza kwibuka kandi twiyubaka kuri iyi nshuro ya 32 leta y'u Rwanda. Abanyarwanda twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku rutonde kandi turasanga umuhanzi Chris Easy, umwe mu byamamare bikomeye cyane mu Rwanda, nawe ufite ijwi rigera kure, ukurikirwa n'abantu ibihumbi magana. Nawe yatanze ubutumwa asaba abanyarwanda muri rusange kwibuka kandi twiyubaka, asaba urubyiruko rugenzi rwe ko rwose bakomeza gukoresha social media mu buryo bwemewe kandi mu buryo bwiza, kugira ngo twifatanye nk'abanyarwanda. Ku rutonde kandi turasanga umuhanzi Itahiwacu Bruce, wamamaye ku izina rya Bruce Melody, nawe ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bakomeye kandi bafite ijwi rigera kure. Bruce Melody nawe binyujije ku mbuga ze zirimo nka Instagram, akurikirwa n'amamiliyoni y'abantu, nawe yatanze ubutumwa bwe asaba abanyarwanda ko twakomeza kwibuka kandi twiyubaka kuri iyi nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bruce Melody kandi yagiye arimba n'indirimbo zirimo izifashishwa mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu bihe bitandukanye. Ku rutonde kandi turasanga umuhanzi witwa Mugisha Benjamin, wamamaye ku izina rya The Ben, nawe ni umwe mu bahanzi bafite izina rinini kandi bavuga ijwi ryabo rikagera kure. Nawe binyujije ku mbuga ze nkoranyambaga nk'urwa Instagram, nawe yatanze ubutumwa bw'ihumure ku banyarwanda muri rusange, abasaba ko dukomeza kwibuka kandi twiyubaka kuri iyi nshuro ya 32 mu Rwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nk'uko nabikubwiye nangira ino nkuru, ntabwo ari abangaba b'ibyamamare gusa, ahubwo ni abangaba 10 naguhitiyemo kukugezaho, kandi hari n'abandi benshi bagiye babikora nka Forten TV. Muri rusange n'ubundi turakubwira tuti dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Nje na Hero Willis tubana mu biganiro bya buri munsi kuri Forten TV. Reka nkubwire ni hasta la vista.